ihame ry'umunsi nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe aho uri hose. Ihame ry'umunsi, uyu munsi ndashaka kuvuga ku bibi by'inzoga. Reka uzubyumve. Imigani 21, vino n'umukobanyi baze kweri. Inzoga zirakubaganisha, yewe usiko nta muntu wakubagana kuko atazinyweye. Ni mbi cyane, ni ikiyobyabwenge nyine, kandi ushukwa nabyo nagira ubwenge. Ibintu ntibikagushuke. Reka Bibiliya itazakubara mu bantu badafite ubwenge. Ibi bintu ni bibi. Imigani 21 mva ngubwire inshuti yanjye, mwisabira aka kantu, ibi bintu byihore. Oya, wikwemera, wibyemera ko bigushuka. Oya, wikwemera ko bigushuka, bitagukubaganisha. Wikwemera gukubaganishwa n'ibi, kuko umuntu wese ufite amahame y'ubwami bw'Imana, haleluya, wamenye Kristo, uzi Kristo, ntabwo vino n'inzoga bishobora kumukubaganisha ngo bimukoreshe bitari byo. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigize amahame. Shalom.